bayita soko kwitekeye ya orchestre Impala do Kigali. Reka turebere hamwe biyigize. Kanda subscribe kugira ngo amasomo ya gitari yose ajya kugeraho kabisa kuri Bacenga #1 cyangwa Gitari Official. Turi kumwe kabisa 5 kwa 5. Yes, NDAYISABA-Guitar Official nkuko wagiye nsaba ko najya nkwereka udusomo tumwe na tumwe two gucuranga indirimbo zitandukanye hano kuri NDAYISABA-Guitar Official. Ahangaha ni indirimbo bita soko kwitekeye ya orchestre Impala do Kigali, aho uhera hano muri fa. Iyi ni originale. Aho solista bari hano. Yes, ça va? Noneho uburyo bwo gukina rero sasa. Iyi ni fa. Yes, soko kwitekeye ukundwa na bose. Gerageza ushimisha umutima ugukunda mwiza we, kuko nanjye shaka kutubana. Soliste. Tsanga nyabusa we, tsanga kubona buri munsi ngutumaho, mbwira ko ngutegereje. Kubona buri munsi ni amasomo nagira ngo mufate uva aha. Yes, soko kwitekeye ukundwa na bose. Kwanjye numva ngukunda. NDAYISABA-Guitar Official we wansabye kujya nkwereka utuntu dukeya kuri Guitar Official Ndayisaba Samson cyangwa Makenga #1 kuri TikTok. Hose wahasanga utuntu tw'ubwenge. Kora subscribe, ukore share, comment, utuntu tw'ubwenge ndajya ntukuzanira gake. Asante sana.